abagabo rero bakunda kuvuga ibintu byose ngo azafata umwanya wo kujya gusobanurira mama we cyangwa umuryango we ababwira uti nyamara umugore yarahukanye twapfuye ibi nibi ntabwo uwo mwanya ufite ntabwo uwo mwanya yanawubona uri kumva ukoze ikosa rikomeye cyane wandagaje umuryango washatsemo urahukanye ugiye iwanyu kwanya ku bukwe no mu muryango washatsemo nta kintu bazi je burareka mbabwire wenda watubwire muri comment ikintu ngiye kuvuga jewe ntabwo nshobora kugirana ikibazo n'umugabo ngo mbe nakwahukanira mu rugo wowe kunda umuryango washatsemo niba shake batagukunda ubakunde ku ngufu bakunde ku gahato ukora ibintu bituma ugaragaza kuri kubakunda bo bakugaragariza urwango ari kubakunde mu gihe bakweretse ko batagukunda wowe bakunde mbese ukore buri kintu cyari cyo cyose kigaragaza yuko bakunda bo bwabo ubwo buryo uri kugenda ukora buzagenda bubagarura kuri wowe bagukunde batari bakagombye no kugukunda n'umugabo wakabajije yego harabigisha aravuga ngo kubera iki abagore ubwo ntago yarobanuye yavuze abagore baba ari abarokore baba badakishijwe baba abo muri ADPR cyangwa se mu macaci cyangwa mu yandi matorero n'amadini atandukanye yavugiye muri rusange aravuga ngo kubera iki abagore bumva yuko imiryango yabo ariyo myiza mu rugo rwacu tuvuge nge n'umugore wanjye mu rugo rwacu abeza bakaba abiwabo umugore wanjye ba televiziyo channel yacu Umuco Family Gospel TV twongeye kubahereza ikaze uno munsi wa none tubashimira kandi uburyo mubana natwe umunsi ku munsi dushimira n'Imana yo yabarinze natwe katurinda ngira ngo dusubiye uko mubimenyereye mu kiganiro cyacu mumenyereye cyane cyitwa Umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Rero iyo tuvuze umuco iteka twumva umuryango, iyo tuvuze umuryango twumva iyobokamana kuko umuryango mbere yo kuba umuryango w'ikindi kintu cyari cyo cyose ni umuryango w'Imana. Imana yaremye umuryango wayo ndetse iza no kuhesha irindi kuzo rikomeye cyane kuko yongeye kuwucamo iravuka ibana natwe yitwa Yesu Kristo umucunguzi n'umurengezi w'ubugingo bwacu. Tubahaye kaze rero ngira ngo uwo warumeze nk'umuvugo cyangwa umugani ariko kubataramira nabyo ni byiza kandi biduhesha umugisha natwe. Imana ibaho umugisha mwebwe abadukurikira uko bwije nuko bukeye, mwebwe abakora subscribe, mwebwe abakora share na comment zanyu ni nyinshi cyane. Hanyuma rero ntarajya kure ngira ngo mwatubonye ko duhari turi kumwe n'umutumirwa wacu mwifuje muri benshi cyangwa mwasabye muri benshi ko yagaruka ariko nubundi ngira ngo ubwo muherukana yari yabasezeranyije ko atazabajya kure atazabatererana kuko hari Imana yashyize muri we agomba kubahereza kandi impamvu Imana yagishyize muri we byari mwebwe abadukurikiye. Rero reka munyemerere mbere yo kumwakira mbanze mpereze ikaze abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, Zambia, Mozambique na Congo. Hose aho ngaho mvuze nuko hari benshi bakunda kubivuga cyangwa se bagerageza kumva uru rurimi bari muri ibyo bihugu, ariko hari n'abari mu bihugu bya kure Canada, Amerika. Nabonye ku buryo bw'imikorere ya YouTube Amerika irimo irazamuka cyane n'Ubufaransa. Mwese rero tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi n'umutumirwa wacu mumenyereye Mama Chantal. Muraho? neza Yesu ashimwe. Yesu aguha umugisha cyane. Amen. Ndabona wambaye neza noneho ngire ngo wabaye umudeperi. Ejo bundi bandashe amagambo menshi cyane muri comment bavuga bati ntabwo uriya mubyeyi ari umudeperi. Ubundi wakwibwiye abantu bashingira ku kiba kwita uriya ni umucaci se? Bashingira kuki se? Bashingira kuki bayavuga ko ntari umwadeperi? Nese ubundi umwadeperi agaragarira he utari umwadeperi akagaragara gute? Rero amazina nyine ni Akimanizanye Chantal ndumugore. Uri umugore? Yego. Iryo jambo narikunda cyane nubwo barimo kugenda barica ariko ribumbye umuco nyarwanda ku umugore ngo bivuga uwagororotse ugorora nuko nyine no kuvuga we igihe atunganye n'abamukomoka harabatunganye. Ijambo umugore abandi bararihunga kubera iki barihunga ariko bararihunga bavuga ngo umudamu ngo umubyeyi cyato umubyeyi ni ijambo ribumbye
abantu benshi. nyine urumva igihe tugezemo abantu benshi bakwepa icyo bita ukuri. Ntabwo abantu benshi bakunda ukuri. Nkawe w'umugore w'umudeperi narabivuze barampamagaye bamerera nabi baravuga bati ntabwo ari umudeperi ntabwo ubundi uri umudeperi cyangwa nturi umudeperi tumara abantu amatsiko. Genda umwadeperi pe. Urumva ko nanabivuga neza kundusha. Uri umwadeperi. None se ubwo bashingiye kuki? Umudeperi bose ngo tutunungo two kumunwa ubundi nibyo wasizeho cyangwa ni kuremetse. None se mushumba bavuta wenda yemera urabizi. Turicaranye kuri kamera ni wowe uri hafi. Iyo urebye uyu munwa nta n'amavuta n'ukuri mbana nasizeho. Nyine benshi babazi ko ari ibintu nasizeho, babazi ko ari tiro n'ibindi ariko ubundi si ikimenyetso cy'umugore w'umwadeperi ni ikihe cya? Nukuri reka nkubwire. Ngewe ntabwo mbizi kubera ko urumva niba babona nteye gutya nteye bakumva ko ari ibindi bintu mba nasizeho kugira ngo nsobanure ntabwo nzi wenda sinzi niba wenda ko umwadeperi ari ugucupira ari ugusa nabi ari ukwambara nabi. Ubwo bari bujye muri comment batubwire kuko nk'umuntu wabivuze ntago yigeze anyereka ikigeranyo runaka ku buryo uyu munsi ari cyo twavugaho. Ariko umudeperi ni ukwambara kwikwiza ni igitambaro cyo ku mutwe kandi byose uba wabyujuje ni isaha ku kuboko ni impeta byose urabyujuje. Ubwo abantu bari bujye muri comment kuri iki kiganiro kuko bumvishije byibuza mu kanwa kavuga ko wowe uri umudamu uri umugore w'umwadeperi. Yego. Ukishijwe wabatijwe wavutse bwa kabiri. Ikindi nagira ngo wenda mbasobanurireho bambabarire. Jewe ndi umwadeperi ariko ntago ndi imbata y'idini. Yego. Ntago ndi imbata y'idini ku buryo yenda nyine abantu bumva yuko nzajya mbaho nakaraba bakumva ko ariko burya nta n'imbata y'idini baho. Oya babaho. Oya da? Kumbona se bakora ubuzima tuba mu buzima bumwe ubwo yabimbata y'idini gute ajya mu murima gahinga. Ahangaha babyibashisheho bakumva ko nyine sinzi wenda uburyo bashaka ko nitwaramo. Wenda batubwire uburyo bashaka ko nsa kugira ngo babone ko ndi umwadeperi. Amfite icyo nicyo nari mbabwiye. Wakora iki kugira ngo ugaragare ko uri umwadeperi? Wenda ntabwo nzi ukuntu bashaka ko bizagenda no guseka babona ngo ntari umwadeperi. Abadeperi baseka muri siransiye se. Ni ukuri simbizi pe. Okay, bari butubwire muri comment. Mugerageze mutubwire. Tuguhaye ikaze rero mu kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Murakoze cyane. Kandi mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Ubushize ngira ngo wari wabasezeranyije ko nugaruka hari ijambo zababwira. Yego. Hari ikiganiro washushe n'ubabikamo. Ariko mbere yo kukijyaho hari tubazo nakomeje kwibaza bijyanye na comment z'abantu n'iki. Yego. Nk'akabazo ka mbere karavuga ngo ni umugabo wakabajije. Harabigisha aravuga ngo kubera iki abagore ubwo ntago yarobanuye yavuze abagore baba ari abarokore baba badakishijwe baba abo muri ADPR cyangwa se abo mu macaci cyangwa mu yandi matorero n'amadini atandukanye yavugiye muri rusange aravuga ngo kubera iki abagore bumva yuko imiryango yabo ariyo myiza mu rugo rwacu tuvuge nge n'umugore wanjye mu rugo rwacu abeza bakaba abiwabo umugore wanjye ariko abiwacu nk'umugabo akaba aribo baba babi mama we akaba ari mwiza igihe twamwakiriye ni umubyeyi twamwubaha n'iki ariko mama yahagera akaba ari umurozi ari we wishe ibintu ari we none bikagera no ku miryango yose ndetse agira n'aho arenga aravuga ati basaza be b'umugore kuba bazi iwanjye tubaho mu buzima busanzwe tukajya muri salo tukareba imipira n'ibiki ariko bakuru banjye cyangwa barumuna banjye bahagera bakumva nibo bazanye nibo banyamwanda nibo ngo bataye ibintu aha kubera iki ibyo bintu bikorwa hari icyo wamfasha gusubiza abadukurikiye ko icyo kibazo bashoye naho bagikoraho comment ukuntu icyo uburyo nasubizamo ikintu cya mbere abagore kandi bivuga gutya kuko nibumbashijeho yego nta rukundo rwishi tukigira ikintu cya mbere niba nta rukundo ufite muri wowe umugabo ushatse ubaye umukunda 100% ntabwo wakanga havuka ntabwo wakanga mama we wamubyaye ntabwo wakanga umuryango wakwakiriye ngo ubu mukazana wabo ikintu cya mbere rero babuza urukundo
ikindi cya kabiri ni ukutamenya kubera ko abaye asobanukiwe neza yuko uri ubundi umugore ka tuvuge umukobwa uvuye iwabo agashaka umuryango avuyemo w'iwabo buriya ntabwo aba akihakenewe cyane kurenza uko akenewe mu muryango yinjiyemo. Rero ni amakosa akomeye nko kubimbajije, ni amakosa akomeye kugira ngo umugore abe yakanga umuryango ashatsemo ahubwo akunde uwo yavuyemo. Ubundi uko biba bigomba kugenda, umugore aba agomba gukunda umuryango ashatsemo, ugakunda uhereye ku mugabo wawe ukageza kuri nyoko bukwe, ukageza kuri so bukwe no kubamukomokaho bose, kuko ahantu niho uhawe agaciro, ni naho ufite agaciro kurenza aho wavuye, kuko umuryango wasohotsemo nyine bakubara nk'umuntu wagiye. Ni nk'uvuka ariko bakubara nk'umuntu wagiye wakiriwe n'undi muryango. Kubera ko nk'ubu ngubu wenda kanitangeho urugero, nk'umuryango nashatsemo nshobora kugira ikibazo nkaba nakwitaba Imana. Nitabye Imana ntabwo nzaza gufatwa n'umuryango wanjye ngo banjyane bajye kunshyingura aho navutse, ahubwo umuryango nashatsemo ni uri bunkurikirane bamenye ngo ibyangombwa, kuko babashyingura umugore wabo. Rero icyo nshatse kubabwira, ntabwo ukenewe iwanyu cyane, ahubwo ukenewe aho washatse. Bivuze ngo rero kunda umuryango uwashatsemo, ubakunda unabakundwa kaze, ubakunde kurenza n'umugabo wagushatse. Kuko hari akantu ushyizemo k'ubwenge cyane, uravuga uti utanze urugero ku gupfa k'umuntu, uravuga ati iyo uyu mugore apfuye ikimenyimenyi iwabo baratabara, ariko baba bagize ibyago kenshi abari abangaba aho umugore yaguye, kuko niyo ababyeyi batabara bavuga ngo kwa runaka bagize ibyago cyane, sibyo? Ni ukuvuga ngo aba bagore badaha agaciro umuryango bashatsemo. Ni amakosa. Kuki mama wawe ataba umurozi, mama akaba ari wowe umurozi? Nyine urumva ni kwikanga kenshi cyane, ni kwanga umuryango washatsemo, kuko ubaye ubafitiye urukundo nta nubwo ibyo bintu wabibona, kuko nk'ubu ngubu ugiye nkunda amabukwe ku rwego rw'udashobora no kubimenyamo pe, nkunda amabukwe ku rwego rwo hejuru ku buryo udashobora no kubyumva. Rero ntabwo nyine nta rukundo bamufitiye. No kuvuga ngo rukundo mfitiye mabukwe ntabwo wajya kuvuga ngo mabukwe ni umurozi ngo nanabyo. Nyine kugaragaza gukunda umugabo ku rwego rwo hejuru, ariko ntukunda abantu be. Oya, ntago abakunda umugabo. Ntago abakunda umugabo, kuko abaye akunda umugabo ntabwo yakanga umuryango avukamo. Ntabwo yakanga umuryango avukamo. Uko niko kuri ukunda umugabo wawe cyane, ntabwo wakwanga havuka. Oya, nk'ingero nyinshi zihari, usanga mwebwe abagore kenshi mukunda gushaka no gukundisha abana banyu ba nyirarume. Ubwo nyirarume ni basaza bawe, ba nyina wabo ubwo ni bakuru bawe cyangwa barumuna bawe. Ibyo ni byiza, kuko uriya muryango buri hirya, kugira ngo abana batazawibagirwa cyangwa ntibawumenye, wagira urwo ruhare rw'uko abo bana bamenya no kwa ba nyirarume no kwa ba anti be, nyine kwa ba nyina wabo. Ariko se kuki izi mbaraga ukoresha mu kumenyekanisha hariya utazikoresha muko bamenya ba nyirasenge, bamenya ba se wabo, ukumva yuko mu biruhuko abana wabirukankana bajyana hariya, kandi hari ba se wabo batazi, kandi aho kwa se wabo hariyo abitwa bakuru be, nyamara aho bajyana ni babyara be. Hari bakuru be, hari bashiki be, urimo gusa naho ubatandukanyaho nawe. Icyo cyo wakivugaho iki kuri umugore wa mugani nkuko wabyivugiye? Ikintu ngira ngo mbwira bantu b'Imana, inshuti z'Imana, mu byumve neza, aba bana nibo bafasha ukabajyana kwa nyoko wanyu, turi kuvuga ku mugore, ukabajyana kwa nyoko wanyu. Nubajyana kwa nyoko wanyu urasanga nta DNA y'uyu mwana na nyina wabo ihari. Yego, uyu mwana afite DNA ya papa we n'umuryango ubyara papa we. Ariko aho uvuka nujya gushaka DNA yabo n'uyu mwana ntabwo uzayibona. Cyangwa nicyo mubikorera kugira ngo kuko hano umwana hano bamwiyumvamo n'uwabo, reka nanjye ndwana intambara yo kumujyaniwe. Ni kwa kundi navuze ngo abantu banga ukuri. Ese ni ishyari, ni ukutagira ukuri nkuko bivuga? Oya, ni ukubura ubwenge. Ukubura ubwenge.
kuko ubaye ufite ubwenge ntabwo wabikora gutyo. umugore w'umunyabwenge yubaka umwana mu muryango avukamo, kuko buri kintu cyose kizaba kuri wa mwana kiva muri uyu muryango. Wenda nubwo aka kantu kacitse ko kuvuga ngo abana bahabwa iminani n'ibiki byo ntago yego bikibaho, ariko byacitse ahubwo uburyo bikorwamo yego ni ukuvuga ngo ntago uyu mwana niba wowe mugore ugiye ugashaka mu muryango runaka, ntabwo uyu mwana ari azafatwa no kwa so wanyu cyangwa kwa nyoko wanyu ngo aribo bamuha umunani bamwiteho bamumenye, ahubwo uyu mwana afite kwitabwaho n'umuryango avukamo. Kuvuga ngo umuryango avukamo, ibaze niba wenda agiye mu rugo rwanjye, niba mu rugo rwanjye ubu nzavuga ngo umwana wanjye avuka mu muryango w'iwacu cyangwa se avuka mu muryango w'umugabo wanjye, niko babivuga. Yego, ntago avuka mu muryango w'iwacu aho mvuka, ahubwo umwana n'uw'umuryango nashatsemo. Yego, hano rero ubukiraho ugomba nagize amahirwe yo kukubona. Hari utubazo babibajije, wenda akabazo kambere karabaza ngo mbese umugore mu gihe umugore agiranye ikibazo n'umugabo we, mu rugo wowe n'umugabo wawe hari ibyo mutumvishije kimwe, ngwese ni hehe wowe nk'umugore wakwihutira kurega uyu mugabo? Ni iwanyu aho uvuka cyangwa ni iwabo w'uyu mugabo ahavuka? Ahantu hambere yego baba bagomba kugutega amatwi uba wemereye no kujya. Ni mu muryango washatsemo. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo wamuregera se, nyina cyangwa se bakuru be, cyangwa ahibanze hambere wabanza kumuregera. Ikintu cya mbere kuki mwirukankira iwanyu rero? Ikintu nyina ni amakosa navuze, ni ukutamenya, ni ukudasobanukirwa. Igisha aba bantu bakoraga iryo kosa. Ni ukuvuga ngo ukimbiranye n'umugabo akarenge taratara iwanyu, umugabo arananiye bigera gutya na bitya, kandi wabo w'umugabo ntacyo bazi. Nibajya no mu biganiro byandi bihuje umuryango bari bugaragare nk'abarengera umuhungu wabo, kandi kosa mwakosanyije bo batarizi mu gihe iwanyu barizi. Kubera ko impamvu urumva niba ugiranye ikibazo n'umugabo wawe cyangwa wenda n'umugore wawe, oya turi kuvuga ku bagore, ukihutira kujya kumurega iwanyu se baragufasha iki? Nta kintu bari bugufashe, kuko nta n'ikintu burya baba bari bunabihindureho. Niba umuryango washatsemo atari wo wisanzemo ngo ube wakwicaza uyu mubyeyi umubwira uti ibintu bimeze gutya na gutya, erega mama w'umuhungu afite n'uburyo yanabikosoramo bitanajemo n'undi muntu, akaba yanamukosora agakosoreka. Ariko utagiye mu muryango, abantu babikora rero ni amakosa mukora. Ntago mu muryango uvukamo, ndakubwiza ukuri, nta ruhari runini cyane ku rugo rwawe bafite. Reka dufashe aba bantu cyane cyane duhereye ku wabajije iki kibazo, wenda yakibaje yagisobanukiwe cyangwa se atagisobanukiwe. Duhugura abagore tubabwire ngo kwihutira kurega ikosa umugabo yakoze iwanyu uburushaho gusenya wa muryango, kuko iwanyu baramutanze. Hari umuntu wavuze ngo uyu mugore ngo akuri wabo bamutegura ko hari ahazajya, bamwereka yuko asa naho atari uwabo. Urumva cyo kora wenyine icyo yashakaga kwigisha naracyumvishije, yagaragazaga nk'umugore nk'utagira iwabo, avuga ati waba havuka akura bamwereka ko hari ahandi azajya. Noneho yanashaka agiye hariya nabo bakabana nawe bamwereka yuko ananiranye hari aho bamusubiza. Ugasanga umugore ni igitamba hose, bimusaba kugira ubwenge bwinshi. Ariko mu byo kuri tugiye kubona tukabona aho yagiye iyo abaye neza, rya jambo ntago yahura naryo, kuko haba hamaze kwitwiwe, byibuza haba hiswiwe. Kabone nubwo bamukangisha ko bamusubiza iwabo, bivuze ngo akosoye imibanire y'iwabo w'umugabo nawe, ibintu bigenda neza cyane, urugo ruba rwiza, abana bagira ubwenge, barunguka. Rero uwabajije icyo kibazo ngira ngo ibyo ari byo byose abonye igisubizo gikwiriye. Nuko abagore bagomba kumva yuko aho bari ubashinzwe uwagira icyo azira kubera bo ari hariya yashatse, kuko icyaha cyose kibereye muri uru rugo ntago bajya kubaza se, ahubwo burya na se bukwe yagendaho kugira ngo bajye kubaza se w'umukobwa, kubera ko urubanza rwose ruza rureba
uyu muryango umugore yashatsemo ni naho akenewe. kuki mutawuha agaciro koko? nyine ntabwo tuwuha agaciro. aba bagore badaha agaciro aho bashatse wabambwira ihe jambo rimwe cyangwa abiri? nta magambo menshi yandi ndi bubabwire, ni mukunda umuryango mwashatsemo kuko niwo muryango ufite agaciro ku buzima bwanyu. Birababaje aho ujya kubona ukabona mu biganiro tubyirirwamo, ndi umupasiteri ariko ndi n'umwigisha w'imiryango, kuko mpuje imiryango myinshi ndayiganiriza n'iki. Ugasanga mu gihe mu kibazo cy'abantu bakimbiranye, umugore n'umugabo bakimbiranye, mukabose imiryango mwabiganirijeho ngo yego, iyo yego igaturuka he? Mwajya ugasanga umugore yareze umugabo iwabo, wenda hari basaza be cyangwa se bakuru b'umudamu bafite ubwo bushobozi bwo kuza bagahuza aba bantu bakabumva, nabo bagakora irindi kosa kuko ntibabanje kumenya nimba iwabo w'umugabo hari icyo babiziho. Noneho mwajya guca urubanza ugasanga iwabo w'umugabo nta kintu na kimwe babiziho, kandi niwo muryango w'ibanze wagombye gukemura iki kibazo. Ahubwo ugasanga umugore yakoze intambwe mbi yo gutahanza uriya muryango yashatsemo, agatangira noneho kwangwa na bose. N'ubundi ntiyaduhaye agaciro, ikibaye yagiye kurega iwabo. Ntitwigire twicara mu kibazo cy'abana ngo kitunanire. Ugasanga imiryango yombi iragonganye. Aba bagore urababwira iki? Ni ukuvuga ngo hari n'ubikora gutya, yamara kuregera iwabo ikosa umugabo yakoze mu rugo, yego, iwabo bakamugira inama yo kuba bakumva banamugarura. Oya, ahubwo ako kantu twari tunagasimbutseho, iyo atari umubyeyi muzima umubwira ngo subirayo uganire n'umugabo, n'ibyanga wenda uzamuregera imiryango yombi, usanga ari wa mubyeyi uvuga ngo icara hano, icara ahangaha, noneho akajya no kwicara iwabo umuryango yashatsemo utazi ikibazo, batanazi ikibazo aho uko kimeze. Kandi buriya ntabwo abagore tubisobanukirwe, ntago abagabo bakunda kuvuga ibintu byose. Niyo yabagira amagambo menshi arahagera agaceceka. Yego, ntago abagabo rero bakunda kuvuga ibintu byose ngo azafata umwanya wo kujya gusobanurira mama we cyangwa umuryango we, ababwira uti nyamara umugore yarahukanye, twapfuye ibi nibi. Ntago uwo mwanya ufite, ntago uwo mwanya yanawubona. Uri kumva ukoze ikosa rikomeye cyane, wandagaje umuryango washatsemo, urahukanye ugiye iwanyu kwa nyoko bukwe no mu muryango washatsemo nta kintu bazi. Jewe reka mbabwire, wenda watubwire muri comment ikintu ngiye kuvuga. Jewe ntabwo nshobora kugirana ikibazo n'umugabo ngo mbe nakwahukanira mu rugo, ahubwo najya kwa data bukwe. Yego, niho najya, niba yaba arungarura akaza kuba ari kuko bari abantu bazi umugabo wawe cyangwa umwana wabo cyane. Yego, uburyo bamukosoramo babizi cyane kurushaho yashatse cyane rwose. Aka kantu kukaziho ubwenge, kuki mutajya mwigishanya se? Urumva kuki mushukana? Ukeneye ubona bikurambiye, wumva ukeneye kujya kuruhuka, jya kuruhukira aho washatse, reka kujya kuruhukira aho wavuye. Burya saba ari kuruhuka. Agina rero ababyita kuruhuka, ariko buryo ni no kwiteza ibibazo burya no. Ubundi se aka kabazo hari ukuntu njya nkunda kubaza abatumirwa mu biganiro kutubazo mvumbura amatsiko. Yego, sibyo? Ubundi urugo dusobanuye iki? Ni umunezero cyangwa se urugo ni uguhatana kugeraho gera? Urumva urugo jewe ndufata nk'ishuri. Ugiye gushaka nyine uba wumva ugiye he? Iyo bakubwiye ugiye kubaka urugo rwawe, niba ufashe umwanzuro kujya kubaka, ikintu cya mbere cyo ugiye guhindura ubuzima wabagamo. Yego, ni kubyumva. Ubu ugiye mu nshingano, niko nabivuga. Yego, rero ubundi ngira ngo urumushumba bizi kundenza cyane. Yego, ubundi bavuga ko urugo rwiza ngo ari ijuru rito. Ari ijuru rito. Rero niba ukoze urugo rwiza ubugize ijuru rito, niba ufite urugo rubi nyine nta juru rito rihari. Urumva iyo ufite urugo rwiza barimo n'ibyishimo n'umunezero. Ubwo urugo rwiza ni uruhe rero? Ushusho ntoya watanga. Urugo rwiza ni urugo rudafite amakimbirane. Yego, urumva ntabwo turi buvuge ngo ntabwo abantu babana badagirana udukosa, ariko atari ya makosa ashaka kubyara amakimbirane ku buryo ibintu bijya ku gasozi, ku buryo nyine mubana nabi. Urwo rero ruba ari urugo rutoya, nani ruba ari urugo ariko rwiza. Kuba gukurikiye kuri iki kiganiro umuco n'umuryango byashingiro ryo kumenya Imana,
wenda umuntu yibajije akavuga ati se uravuga uti urugo rwiza ni ukubana nta makimbirane arenze, ariko se bishoboka bite ko wakwirinda amakimbirane mu rushako mu gihe udashobora gukontorora ibitekerezo bya mugenzi wawe mwubakanye? nyine urumva niba ufashe umwanzuro wo kujya kubaka, yego, uba nyine ufite ubushobozi bw'uko uri bubashe kubikontorora. Ubaye utari bubashe kubikontorora, yego, ntibagafata umwanzuro wo gushaka. Mu gihe wumva ko utari bukontorore, ukontorora ibitekerezo bya mugenzi wawe, gushaka byihorere kuko ntabwo uri bubishobore. ni ukuvuga ngo kugenda uvuga uti ngewe nzakora izamu ryanjye, nzirinda, nzakora iki, ntabwo bihagije kugira ngo urugo rube rwiza, ahubwo shyira mu mutwe ko n'ikibi cyaturuka kuri mugenzi wawe hari ukuntu ushobora kukijera, kukimanaginga. Uko niko kuri, kuko ntabwo wenda tuzafata umwanya tubwira abakobwa n'abasore gusa. Yego, yego. Ni ukuvuga ngo niba ufashe umwanzuro wo kujya kubaka, reka kumva ko ugiye muri paradizo gusa, ngo agiye mu ijuru rito. Iri juru ritoya hari uburyo rikorwamo, hari uburyo rikorwamo, ntabwo rizaza ngo rikwiture hari ijuru rito gusa. Kuko turacyari ku isi, ntabwo turagera mu ijuru, turacyari ku isi aho tuzahura n'ibibazo, ariko ibibazo babasha kubimanaginga gute kugira ngo ukore ijuru ritoya. Urakoze cyane. Reka wenda turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro gitoya tugiranye, ariko turashaka kugira ngo dusa naho twakoraga ku mpande z'ibibazo bihari, none urashaka kugira ngo dusoze tugira abantu inama, abari badukurikiye, kuko aka kantu nako bakavuzeho, baravuga bati mujye munajya inama umuntu amenye uko yakwikosora, kuko iyo ugaragaje ikosa ni byiza kugaragaza n'uburyo iryo kosa ryakosorwa. Yego, twatangiye tuvuga ku bagore badakunda imiryango bashatsemo, basaza babo iyo baje mu rugo iwanjye, wenda basaza ba madamu iyo baje iwanjye, baba ari abantu b'abasirimu bagezweho, twicara tukareba imipira tukaganira ibindi biganiro, nyamara bakuru banjye cyangwa abana banjye baba baje iwanjye bakaba ari abanyamwanda, batamesa amasogisi n'ibindi nk'ibyo. Noneho haza kugera no ku babyeyi, mama we yaza akaba ari umubyeyi twubaha, dushyira ku meza n'iki tuganira duhuza, mama yaza akaba ari akarozikazi dukwepa, duhunga, duhisha abana, rimwe na rimwe abana kumwirukankira ku mutima wawe ugashiduka nkaho atari nyirakuru wabo, kandi mu by'ukuri ukuri guhari niwe nyirakuru wa hafi ahubwo. Ushingiye ku kiganiro watanze cya DNA, ndashaka kugira ngo usoze ugira inama uyu mudamu wabifataga gutyo, wabikoraga gutyo, kabone nubwo hari ikosa nyirabukwe yamukorera, atagombye kuribonera mu kuroga, mu kwicana n'ibindi byose, yaribona nk'ikosa nk'uko na nyina nawe yarimukorera, kuko hari abana bashwana n'ababyeyi babo kubera ikosa yakoze, yamusuzuguriye umugabo cyangwa se iki, hakaba n'abishimira ba nyina kuko babafasha gusuzugura abagabo babo. Soza ugira uwo nama uwo mudamu cyangwa uwo mugore. Yego, ikintu rero cya mbere namubwira, gerageza uhindure uko ibintu wabibonaga. Yego, gerageza uhindure, ugire urukundo mu mutima wawe, ukunde aba bantu, ukunde abavandimwe b'umugabo wawe, ukunde bashiki b'umugabo wawe, ukunde nyoko, ukunde sobukwe, mbese ubitaho kurenza nuko wabitagaho, kubera ko ngira ngo hejuru twabivuzemo neza, ugomba gusobanukirwa yuko ugomba ufite agaciro aho washatse. Aho wavuye bagufata nk'umuntu batanze wagiye urahavuka nibyo, ariko kandi umuntu no mu mivure hose bahita bakwimura. Yego, barakwimura n'amategeko y'igihugu n'ayitorero byose aba yakwimuye. Rero ugombe uha agaciro umuryango washatsemo, apana guha agaciro cyane aho uvuka. Niba abavandimwe b'umugabo bakugendereye, bafate neza ku buryo nabo ubwabo bari buvuga ati byanze bikunze dufite umuntu, Yesu yaduhaye, dufite umuntu Imana yaduhaye, uyu muntu ni Imana yamuduhaye. Ariko se abavandimwe b'umugabo baraje ubafashe nabi, ntago ari byiza. Mu bihindure, niba utakundaga nyoko bukwe umubone nk'umuntu w'agaciro wakubyariye umugabo, umuha agaciro, umukunde. Ntago wakunda nyoko bukwe ubundi
uba ugomba kuba n'inshuti y'agahato kuri nyoko bukwe ukaba inshuti y'agahato mu muryango wawe niba batanagukunda. Ni umuturanyi wawe wa hafi. Ni umuturanyi wawe wa hafi. Ni ukuvuga ngo jyewe uburyo mbifatamo munabyumvireho n'inama ndi gutanga. Wowe kunda umuryango washatsemo. Niba bashake baba batagukunda ubakunde ku ngufu. Urukundo rwawe ruzabakurure. Bakunde ku gahato ukora ibintu bituma ugaragaza kuri kubakunda bo bakugaragariza urwango ari kubakunde mu gihe bakweretse ko batagukunda wowe bakunde mbese ukore buri kintu cyari cyo cyose kigaragaza yuko bakunda bo bwabo ubwo buryo uri kugenda ukora buzagenda bubagarura kuri wowe bagukunde batari bakagombye no kugukunda. Genda umva aricyo kintu nababwira cyane. Wenda nongereho kuri ako ngako iyo wamaze gukunda abantu biwacu cyangwa se baho washatse byubaka imbaraga mu mugabo kushobora kureba ikosa bo bagukorera cyane, kuko iyo muhanganye ntago ikosa bagukorera ribona, sibyo? Abagerageza kugucyaha ngo bacire bugufi, ariko iyo baciriye bugufi bo bagahangana bituma abona y'amaso yo kureba ibitero bikukabwaho akajya ku ruhande rwa akakurwanirira agasa no kumirabira. Ariko iyo impangara ngo uhangare rimwe na rimwe birangira yegamye ku muryango avukamo avuga ati urawurwanya n'ubundi waje utawukunda, kuko arahita kontorora arebe se uyu muntu akunda mama binganiki, se uyu muntu akunda mukuru wanjye binganiki, uyu muntu akunda abashiki wanjye binganiki, bikarangira gukontoroye akazasanga ni wowe mubi kuri umuryango washatsemo. Rero mugerageze muhindure ibi bintu uko mwabikoraga, mukunda imiryango mwashatsemo kurenza iyo mwavuyemo, cyane ko uyu muryango abajemo abaje kuwukorera no kuwungura. Uwaturukamo akomeza kuwukunda no kuwusura. Burya ni nk'aho ari rwo ruhari nge mu mboni zanjye mbona ari rwo ruhari abasigaje iwabo, ni ugukomeza kubakunda kuko rura n'urukundo rufite inkomoko rutacika no kubasura. Ariko umuryango yashatsemo abaje kuwukorera no kuwungura, kuko imbaraga, ibitekerezo n'amaraso, kuko kubyara ni amaraso yawe utanze kuri uriya muryango. Imbaraga zo kugira ngo abana bakure barye n'abagusura n'iki ni imbaraga zawe. Ubwenge bwo kugira ngo banishe umuryango cyangwa ube byose ubirimo kubishora hari, ni nacyo gishoro cya mbere kuko niho hitwa iwawe. Ahandi hitwa kwasko aho washatse, ariko noneho hahandi niho hitwa iwawe, cyane ko ubutegura n'abazagukomokaho. Urumva hari abagera muri iyi miryango aho kugira ngo bajye kuyungura ahubwo bakajya gusenya abo basanze. Ibyo bintu mubyirinde kandi abyariramo abana, bareke kukubona nk'aho uje uri ikibazo, ahubwo bakubone nk'igisubizo kije mu muryango. Uyu muntu arangana n'abaramube aribo base wabo w'abana be n'abaramukazi be aribo ba nyirasenge w'abana, kandi uyu muryango arimo arawubyariramo. Abana arimo kubyara bo arabakunze? Oya, naga bakunze kw'abana bazabana na bariya kuko ari umuryango wabo. Ese ntago bazababona iki kintu? Abadamu, reka dusabe abagore cyangwa se abadamu cyangwa ababyeyi badukurikiye ku kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, yuko Imana yaremye urukundo rumwe, irema umuntu umwe, imutandukanya n'inyamaswa. Tureke kwitandukanya natwe ubwacu, sibyo? Kandi umugore yumve yuko agiye kungura umuryango, ntabwo agiye kuwusenya. Kungara rero ni ukuwukorera no kuwungura, nyine kuwubyarira. Imana ibahereza umugisha abari badukurikiye mu kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana kuri televiziyo Umuco Family Gospel TV. Turabashimira, twari kumwe n'umutumirwa wacu Chantal, atuganirije neza, agira inama abagore, ariko kujya inama ni kimwe no gushyira mu bikorwa inama wagiriwe ni ikindi. Turabasaba mwebwe abadukurikiye, haba muri comment muri bugaragaze wenda ibyo mwari mukeneye cyane ko bavugaho, cyangwa se ibyo mukeneye ko tubahuguraho, kuko twahamagariwe guhugura no kwigisha abadamu, kwigisha abagabo, kwigisha umuryango nyirizina imibereho myiza y'umuryango, kuko n'abana nabo turabigisha. Dufite n'inyigisho nziza z'abana turimo gutegura kugira ngo tuzitambutse abakiri batoya, ariko iyo tuvuze abana nabashobora gukurikira social media, nabashobora kureba kuri televiziyo, ntago ari abana b'impinja, kuko abana b'impinja hari aho bigishirizwa. Ariko babandi bagiye kurushinga
bamwe bashaka kubana ngira ngo wigeze kuvuga uburyo bagomba guhitamo uwo bazabana nawe none hari ijambo ukoresheje uravuga uti bagomba gushyira mu mutwe ko bazashobora gukontorora aho bagiye akaba aribwo bemera kujyayo yakumva atazashobora kugenzura uriya muryango cyangwa se kumanajinga akaba aretse ibyo azabigeraho gute nuko azamenya aho agiye gushaka hariho ese uyu mugabo afite abavandimwe bameze bate bavindimwe nawe ni bangahe ese afite bashiki be bimeze gute ese kuki utabanza no kubaka ubushuti naho ugiye gushaka mbere yo kujyayo ibyo byose ni ubujyanama tubahereza rero mubare badukurikiye turabashimiye mukurikire mukore subscribe kugira ngo ikiganiro cyacu kigere henshi kigere kuri benshi mukore share kugira ngo benshi bashobore kubyumva bari bafite ikibazo ahari aho we Nyagasani yaba yakugiriye neza ikibazo ugashobora kukikuramo cyangwa ukaba utarakigeramo ariko hari abameze batyo hari abari muri ubwo buzima hari abagore barimo kugaragaza urwango rukabije ku miryango bashatsemo barimo kubakira inzira mbi abana babo kuko abo bana ntago muzahorana ntago uzahora ubakingiye nka mama wabo ejo bazajya ku mashuri bazahurirayo n'umwana wo kwa runaka kwa se wabo niki mukuru we musaza we ese icyo kintu cyaba kikumariye iki mu gihe wakomeza kucyubaka muri aba bana ese aba bana nibakura bo bagatangira kwibwirana ntago bazamenya uruhare rwawe rw'uko wabaciyeho garukira aho ngaho wowe dukurikiye garukira aho ngaho ikiganiro rero nakagaruka kandi umutumirwa arahari hari n'ibiganiro byinshi agenda agaragaramo azabigishaho hari n'ibyo abasezeranya kubabwiraho kubijyanye n'ubundi ningo n'imibanire y'abashakanye umugore n'umugabo abari badukurikiye rero nomero zacu ngira ngo muba muzikurikiye kuri screen ariko twanazivuga nta kibazo nk'iyange ni 0788 4 8 ugahamagara ukangisha inama cyangwa se utashoboye gukora na comment hariya hepfo ukampa ikibazo cyawe ibiri kuri WhatsApp tukazakiganiraho cyangwa se tukazagishakira igisubizo kubugaruka Shanta wababwiye nawe yawe wakenera kugisha inama ego nimero yanjye rero ni 0783 14 inshuro enye ni 0783 14 iba no kuri WhatsApp ndabakunda cyane kandi nzanagaruka Imana ibahereza umugisha mwari kumwe na Reverend Karemera James nkaba ari nanjye wari watumiye Chantal cyangwa se wa hosting ikiganiro rero ni mujye muri share muri comment mugire icyo muvuga cyane kuri ibi biganiro dutambukije birebana n'abagore n'imibanire n'abagabo babo shalom Imana ibaho umugisha